ndasita cyane ugeze gusitsa umuzungu ahinduka umwirabura ndamutse mbonye miliyoni 10 cyo nazikora nazimara zose nzinwera mu karu ikibazo cy'amavubi no mutoza nemera amafaranga Arsenal zifite abakinnyi za APR zifite abakinnyi za Manchester zifite abakinnyi yes yitwa Gitafu nkuko muna bibabwira bagenda bagezaho y'amakuru cyangwa se bagezaho ibintu bigezweho bakorera ku byamamare byagiye bikora ibintu bidasanzwe ndavuga mu Rwanda muri Afrika ndetse no mu isi muri rusange nyita Misaira cyangwa se yes my people kuvuga yavutse nk'amandi avukira amezi 9 gusa imihanda niyo yamwigishije niyo yamugize uwariwe niyo yamugize umuntu w'umugabo yatumye ahinduka umunyarwenya yatumye ahinduka umukomedian byatumye ahinduka umuhanzi ibyo byose yabinyuzemo mu buzima bukakaye mu buzima mushaririye nyuma kwikaraga imihanda ya Kigali nyuma yo kujya muri gereza zitandukanye nyuma yo kujyanwa iwe nyuma yo gukorerwa ibintu byinshi nyuma yo gucuruza amajerekani nyuma yo gucuruza no kudoda inkweto nyuma yo kwirwa azenguruka mu mujyi wa Kigali nyuma yo gukora ikiyede nyuma yo gukora ibintu bitangaje kandi bibabaje nyuma yo kugenda agorwa n'ubuzima nyuma yo kugenda ahura n'imbogamizi mu buzima bwe butandukanye nyuma yo kuba inshuti n'abantu benshi bamwitaga yuko akoresha ibiyobyabwenge nyuma yo ko polisi agiye ayikwepa inshuro nyinshi bamwita Gitafu ubu ngubu tuvugana mu mihanda ya Kigali ni superstar ubu ngubu tuvugana mu Rwanda hose sivye no mu Rwanda no mu mahanga ni superstar bitewe n'iki bitewe n'Imana ye nkuko yagiye abyitangariza we yavuze yuko uko byagenda kose inyenyeri cyangwa se buri nyenyeri igira igihe cyayo yakira cyangwa se ngo zahabu uko yabimeze kose aho yabitabye hose irashyira ikagaragara uyu munsi mu kiganiro One Step Show ngiye kwambagurikira ku mateka ku buzima butangaje ndetse n'imbereho ibabaje by'uwitwa Gitafu the superstar now mu gihugu cy'u Rwanda umuntu wanyeganyije YouTube ama Instagram TikTok hose barampostinga yitwa Gitafu reka nsengende mbakorera cyangwa se ngende mbabwira byinshi utamumenyaho byinshi wifuza kumenyaho wewe kora subscribe hepfo kugira ngo tube ubasha kubana nanjye ku bindi biganiro bya buri munsi ku munsi kandi ushobora na comment na like kugira ngo nge mbasha nyuma yo kwiga ikizo cya mbere cy'amashuri yisumbuye akabona ko ubuzima butoroshye yaje gufata umwanzuro wo kujya imihanda cyangwa se asohoka hanze ajya gushaka amafaranga ajya gushaka ibiceri ajya gushakisha ubuzima nk'abandi basore gusa ntabwo ariko byamukundiye kuko yaje guhuriramo n'imbogamizi yaje kwita yinjira akurikiye yaragikoze aragikora akomeza agikora uko komeza agenda abitangaza ariko ngo biza kwanga ibyo byose byaranze maze ubuzima bone urugenda buba bubi gusa ibyo byose nubwo yabikoraga yari afite impano yavuga ko afite impano yo kurapa dore ko ngo yageragezaga no kugenda aririmba nk'uko yabishonkaga cyangwa se nk'uko yabikundaga ariko nabyo bikanga ngo yari afite inzu zo kuzaba umuraperi ariko ngo agategereza ko hazaza nk'umuntu kumufasha nabwo ngo bikanga ibyo byose byaranze ubuzima buranga baza kumufata bamujyana mu kigo cy'ingororamuco cyangwa se mu kigo gifasha abantu kugumana ubuzima bwiza ubwo ndavuga baje kumujyana iwawa nawe mvuga bamwita Gitafu ahageze ngo ubuzima bwarakomeje arahakurira ndetse aza kugenda ahigira n'amasomo igihe kiragera arahasohoka aza kugaruka mu mihanda ya Kigali aho hose nubwo abikoraga ngo ubuzima bwari bwaranze yashakisha amafaranga niho yaje guta afata umwanzuro wo kugenda acuruza amajerekani ndetse aza kuba abifata no kugenda abifatanya no kudoda cyangwa se kugenda adoda inkweto byose ngo nibyo byamufasha kugenda abona ubuzima bwa buri munsi ndetse no kubona amafaranga ibyo byose byaranze ngo baza kongera kumufata baza kumufungira muri gereza y'amageragere ariko nabo yabonaga ko ubuzima bugoranye gusa ngo gereza nayo yerekize arayitora nkuko nashinda cika arayisoza maze agaruka mu buzima busanzwe gusa ngo akiva aho ngaho mageragere yaje guhura no bita ya Gopontate icyo gihe wari umunyamakuru ugezweho mu Rwanda arangije aza kuba mukoresha interview nayo ngo yaje kugenda ihitinga cyangwa se abantu benshi bayimenya ibyo byose ngo nubwo yabikoraga iyo interview ngo yari irimo gusetsa cyane ndetse abantu ariko ntabwo babyitaho nubwo bamenye ngo Imana uwo muhungu arafite ariko ngo byose bijya gutangira byahereye kuri interview y'amasegonda 30 burya ngo kizabaho cyangwa kizakubona aho kijya ngo umuntu bita Sharomine wamufashije amukubita interview yatanje iyo interview abantu bose barayibuka abantu bose bayibonye muribuka ko Gitafu yarimo bamubajije ku kibazo cy'amafubi arabwira ati ikibazo cy'amafubi kugira ngo amafubi asatsinde arabwira ati umutoza n'ufite ikibazo nagure abakinnyi za Arsenal zifite abakinnyi za Manchester zifite abakinnyi iyo niyo interview ya muri funguriye amarembo masa abantu benshi
benshi baramumenya Gitaf cyangwa se Kingi nkuko yita abundi avuga yuko cyangwa se mu buryo ari umukomedian cyangwa se buryo bikoramo bigaragara nkaho agenda bamubaza ibibazo bitandukanye maze akagenda bisubiza mu buryo busekeje cyangwa se mu buryo butangaje akagubita ikibazo wowe cyangwa se gisubizo wowe kitajyanye n'ikibazo mubasha cyangwa se akagoreza igisubizo utakika ko yaguhereza bigeze kumubaza ikibazo cy'amatsiko mubaza bati asumundi Gitaf waramutse ubonye miliyoni y'amafaranga cyangwa se miliyoni 10 ni cyo kintu cya mbere wakora Gitaf arabasuja aravuga ati ikintu cya mbere nakora ni ukwinywera mu karo dare yuko ngavuga yuko mu karo cyangwa se mu karo niyo rogoye nicyo kintu kimuranga na interview nimwe ya Gitaf igaragara atremo aramwica bita mu karo mbese yaba ariyo password cyangwa se yaba ari mufuno akoresha ikindi kintu Gitaf azgo cyane ngo nuko ngafite intimano isekeje ngafite imana yo gutereta ngo niyo mana yindi Nibyo navuga kuri Gitaf ariko ibintu wamenyeho nuko ni the best comedian that city right now. Oye kora subscribe ugikomeza bana nanje. Stay tuned. I love you my people.